Nawe ndakora ko singucunga ntago nkagugenzura. Njya gupagasa njya mu gishanja kugira gute mfite hari umukobwa ngiye gukora ntago nabukora. Icyo kigero nta kigisi ndanakigera. Nawe ubwawe isiko nanyo kubara kunsigiye ngo nkurere nturanakura ngo ndi kujya mu mihango y'abandi y'abandi. Ngiye nta kintu bintwaye rwose pe kandi buri wese agira amarangamutima ye. Nayo kumbwira ngo nemere gukunda umuntu ari uko afite akazi ngo cyane batagira ute. Nyine nawe bihuye arega. Ega wagiye urihugika ngo erega nabumvaga buriya nakumvirizaga. Ariko nagumvirije nabi. Ibyo mvuga byose byari ukuri. Byari ukuri. Mukunzi nyabakisero no mukunzi nyabaki. Njyewe uzi agaciro kabyo. Ariko rwose sisurasetse. Mukunzi. Shareka nkubwirira ahubwo uziko ngiye gufatira imyanzuro n'ibyemezo. Ariko amaze gukura. Turengaza gukunda umuntu nshaka. Telefone yanjye rero. Telefone yanjye ngiye gufata imyanzuro nyikwambura. Simukadi yawe ikuremo uzagure telefone yawe uzagikoresha. Kabone kubona ungenzura ngewe. Tumaze igihe dukundana kandi na telefone itari yaza twarakundanaga. Ubwo rero numva na kuri rezo uko twahuraga mbere niko tuzaduhura. Ariko ntekereza ko mutazakundana hano mu rugo rwanjye. Nta rukundo rutakora kandi urukundo ruraganza. Ariko ningira kubwira gutya ubu nakumena haya amazi muri abo maso yawe noneho nkareba ucyo wirukanyiraho. Aba mu minsi imbere ngiye kuzana numva ugiye kuzajya unambwira ibyo utasanga minebye. Aguraje umbwira sinzongera gusubira muri korali ko noneho ndago. Ibyo se nagufatira imyanzuro ahubwo. Kisore ubu kano kanya utangiye kwibagiza no kugira niki. Nge ntago nkunda umuntu undakaza watume mvuga ibintu ntari nshaka kuvuga. Ibyo bintu byawe utangiye gukora ukumva ndumva nta kosa mfite rwose. Ubiwache sisi ubiwache. Ndumva nta kosa mfite pe. Utarifite se? Utarifite. Kandi cecekere. Gusa ndabizi neza ko urukundo ruzaga. Ese muri telefone yanjye wayisize he? Nayo izara mu cyumba. Embonye nta muntu ufite ndagarika mucagingire. Uretse nkwereke. Ibyo uri kwigira byose uretse biraza gusubirwa. Kandi ugire ngo nagoma nafashe icyemezo cy'umuntu w'umugabo. Bigira sha. Numva ntemere gukunda rwose. Nibiyo ubuzima bwo mu cyaro buragora ariko bose uraho neza kumera cyane aya makuru neza mbonye muri kubaka narinze kubaka akazi Franga ntago ndi kubyumva neza. Mozesi ako bigena mama garanga Mose Ndi hano rega nago ndi ruguru naje ndi ngiye kureba ka gashati ngo nkambare Mose mfite ikibazo nshaka kubaza. Ari amafaranga ko nabonye message yaje ati ibibazo byawe ntabwo bijye birangira. Mozesi mbabaya cyane wibye hehe ko bagiye uragira baza kutureba kano kanya. Mose ndashaka kunsobanurira pe. Ntago nabyumva nta kazi ugira nta kuva wabaho ntago urakora amafaranga ngana kuri iki. Urabona ukuntu usigaye nambara nkabere bari byabyambure nabije byose. Oya buca ku ruhande. Marido meza amarido wari uyazi ko uzayabona. Ibyo ntabyo nshaka kumva. Ndashaka kumenya ira message ivuye hehe ko nta kazi ugira kagwema amafaranga ngana kuri iki. Sisi bamubwire rero Kamariza susha ko amafaranga yavuye. Ndakumva. Amafaranga rero uzabumenya aho yavuye. Oya Moze niki wagurishije ko nta kintu kijya mu rugo. Turacyafite abagira neza badukunda. Uzi kukuba uzi umuntu ngo ni inshuti yawe aragukunda akwitayeho kumbi. Iyo kize baraza bakina bose bakagenda. Oya ari amafaranga rero yibazaho cyane sibyo kubera ko umuntu wayampaye ni inshuti n'umuryango ni papa ni mama ndutira ibintu byose byinshi cyane ahubwo kuko nawe n'umenya aho uzamukunda ngo niki cyawe nyuma yo kumbazeho ibi byavuye sibyo nkagusobanurira
kuko kw'Imana kurakora Moses ibi byose n'urukundo rw'Imana tugenda tubona ntago nsenga ese si nawe rero ugiye gusenga ndaguhamagara ngo tujye gusenga oya ukicisha rero hino ndashaka kumenya yavuye he ahubwo minsi mike nawe uraburi kunyako umva myako yawe uribuka tucana kumwe harya ndi kukubwira ngo ubuzima ndizera neza ko buzarangira biracyaza sha ushobora n'ibiki biracyaza sisi ushingiye ku kiko ntakazi uri mwene mama nge ndashaka kumenya ariko nzakora igishoboka cyose tuve mu buzima bwiza sha tuve mu buzima bubi tuve ubuzima tugibona Regura umukene nta n'ikintu ugera na icyizere ufite kiri kuva hehe buriya icyizere se rega n'Imana yonyine yatuma nkigira none se cyose biterwa n'Imana hari ibyo urukumisha ngira niba hari n'ibindi ambwiraga ko ndi kwigira hari ibyo urukumisha rwose hari ibyo urukumisha urabizi amasambu yose yarasheze urabizi nta babyeyi dufite ngo baratwohereza ayo mafaranga basi tunamenya ngo bagiye mu kazi ntituzi niyo bagiye ese utekereza ko ngiye mba ngiye he gusa ugiye kwiba uzingize naho mbona nakibasigira ngo sinayaturitsa ngaho nyumvira kibi nuko batema akaboko kanje Moses ushaka ko nsigara hehe hiki se ushaka ko nsigara hehe ni utangiye kujya wiba rero nakubwiye baraje bakwica cyangwa bagufunga amafaranga urukumbaza hano yavuye uraje uzahabona uwo muntu maze kumenya rega nawe wamukunda n'umugira neza yatumwe n'Imana araza aravuga ati bari abana rwose akugira abandavure muri kiriya cyaro musinzi niba twishyura ntago batwishyura amezi angaho ntago bizi ibyo byose ndashaka kumenya aho biri kujya biva ntago twaje kwireba utuntu twinshi nkajya mbona ufite impinduka buri munsi nta kintu kimwe urukundo uwo nguwo nyine uwo nta kintu kimwe urukuntagariza uwo nguwo uzamumenya hari ikindi gisigaye nigendere nyamara ufite gahunda zanyu nyinshi ushaka wajya umbwira Moses wajya umbwira komeza umpishe noneho nzaba ndeba amaherezo niba gufunga sinzakugemurira ndaguhisha ntituba muri iyi nzu ntabwo nzi ukuntu twageze muri iyi nzu nta mafaranga twari dufite ndi kugira mbona kujya uhigira impinduka buri kanya usigaye wambara neza usigaye ukaraba ugacya none warangiza ngo impinduka ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana nuko ntazi no kurima ngiye kuyihogoreza iyo mitwe ukuyivana imbere mfate mikoro usigaye uri umutubuzi se usigaye uri umutubuzi cyangwa usigaye uri umujura mbimenye ushinjije ubujura ngewe nigende arega hari amafaranga ari kujya kandi bikora reka mubwire sibyo hari ikintu nshaka umukumbaza sibyo uragira mbibaze ndi uwo ikindi kandi sibyo amafaranga hano yavuye uwo muntu nushaka kandi numubona nawe uzamukunda akubisha iki ntabwo nabyumva oya ni munsi Mose ngomba kumenya ibintu aho hose biri kuva ngomba kubimenya shaka akazi nakarimo ko bandagiye ko naho akazi cyane nakarimo tu sugo kubera barabambwiye urabona akazi baguha akazi ufite nta n'ibikoresho ufite mari bano narinzi ko ibikoresho bitangwa nyine na nyiri company nta kazi karimo ahubwo ugenda utaza gutuma boss mwana aza ugatuma banyirukana kandi ngo uzagaruke ukamwisabira boss nawe ntabwo byashoboka narinzi ko ibikoresho bitangwa na company niyo mpamvu narinje nyine ni company bitanga ariko ntabwo ubu ngubu bakiri kwangasha genda boss udatuma aza kugira ko nyirukana nakundi imisozi iwacu imvura iwacu meze neza ubona se meze nabi ntabwo mbizi niyo mpamvu nyine waje niba umeze neza none se ko mpagaritse bite none se kuba umuntu yahagarika undi ni ikibazo hari ikibazo kiba kirimo oya kirahari kubera ko ntabwo nta gahunda nifitanye nawe okay so birumvikana ariko buriya iyo umuntu aguhagaritse niko ushaka kumuganira kiza ko ngo ntataye mufite kuba wafata n'umuntu oya mbwira ngo ngende ndi kwihuta
Okay, so urabizi ko ejo nagusifuriye nyine mbona iso nyine wanyihoreye basi kano kanya wenda ngize amahirwe nyine urabyemeye uko biri kose nawe nk'umuntu ukuze nuko nagukunze unkunda ngo ugire ute nagukunze ariko none naromewe none se reka nkubaze ukankunda utanzi so buriya urukundo ryo gukunda umuntu banza ukamubona ntabwo wakundana n'uwo utarabona ntakubona rero n'umuntu agukunze kandi buriya uretse gato buriya hari icyo utazire buriya gukunda nanjye ni nk'amahirwe ariko kuko njyewe nje mu buzima bwawe buriya ubuzima mpita mbuhindura ari umwijima aho sinita amashyira umucyo umuntu mureba ukusa gutyo ahita abyisumbuye nk'icyo nk'igihugu ngo ukagira gute ni uguhindura buri kimwe cyose ukaba mushya n'ubuzima bwawe bukaba ariko bushya wamakaye nawe nkagusubiza buriya so nta kibazo turi kuganira ariko narume umva muri kureba imyaka yose namaze ndi njyenyine maze kubona umukunzi mutangiye kuza ngo mwarankunze kuki mutabimbwiye se icyo gihe cyose nta mukunzi mfite bivuze ngo hari n'abandi bagutereta ariko ngiye mfite umukunzi ubwo se uwo mukunzi wawe uko biri kose umva se umukunzi utakwitaho umukunzi utawe nk'umukobwa nkawe wakabaye ufite nk'isuku bihenze wambara imyambaro ikikoraho y'igiciro kinini rero kugira ngo ufite umukunzi nta mukunzi ufite uwo ntawe none se reka nkubaze urakeka gutyo ukundeye kubona hari icyo mbaye se ntacyo ubaye ariko wakabyisumbuye nk'umuntu ufite umukunzi umva ufite kumbwira ko wampindura ubuzima nkabyumva pe ariko se gutya mbayeho nta kintu bintwaye mfite umukunzi wanjye mbese icyambere na mbere ngiye mu buzima bwanjye nkunda amahoro hari amahoro hari n'urukundo ndumva nta cyatuma waza kumbwira ngo wankunze wampindura ubuzima gute se so Kamariza rero nta nubwo no kwiba mu buzima bwawe sibyo ariko buriya muri ubuzima tubamo tugomba gukoresha ubwenge tukabana n'abantu tubona bazatugira akamaro bashaka kudukura hamwe bakadushyira ahandi apana kugenda ku marangamutima gusa amarangamutima ntabwo biba kuri nta nubwo ahindura ubuzima amarangamutima dukoresha ubwenge tukareba ibintu by'agaciro kabyo tugumane shangiye ntabwo rero nari kumukunzi wanjye umpa amahoro umpagije ngo ngiye gukunda wowe umukire ngo ufite amafaranga ngo ibiki yego pe ndabyumva ufite amafaranga ariko amafaranga nayawe ntago ari ayanjye yaba yawe oya gusa ngiye ntayakoreye se gute ngiye ntayakoreye uba wanyemereye tukaba umuntu umwe ubwo n'ibyanjye byawe byahise bihinduka ibyabo ahubwo wowe so bitekerezeho neza wenda nta nubwo ndi kugufosinga wowe bitekerezeho neza sha umva ngiye ndumva nta mpamvu imwe yatuma gukunda pe nkari ku mukunzi wanjye azi uwo mukunzi wawe arafatika ubundi ku buryo uko yaba ameze kose uko yaba ameze kose kuri njyewe arampagije rwose okay ndeba hari ahantu muba nkunda kubanza kubanyuranje kureba ifamu zanjye so reba hari ahantu muba none se ubona tutabayeho neza hari umukunzi muzima wahaturuka ku buryo ushobora kumubwira ngo ufite umukunzi hari ahantu nta mukunzi muzima wahaturuka umva nkubwira uwo mugabo we ntabwo nkuzi oya ndi umusore ntabwo ndaba umugabo keretse unyemereye ahubwo ukangira uwo mugabo ntabwo nkuzi nawe ntabwo nzi babyemeye wenda sha umva ngiye ndumva nta cyatuma ngukunda pe uburyo nari umukunzi Imana nyihereye umukunzi tujyana gusenga umukunzi uganiriza umara irungu ngo ngiye gukunda wowe reka ibyo natwe ko turabishoboye gusenga se hari umuntu udasenga natwe icyo turabishoboye so Kamariza rero okay so nta kibazo wereka ngo uhita mu bitekerezo sibyo shana giye cyo gutekereza pe kubera ko narangije guhitamo byararangiye uriya ni Imana yampaye niwe Imana yanshakiye uriya niwe w'inzozi zanjye zose z'ubuzima bwanjye bwose ubwo rero sinzi impamvu rero wakomeza kumbwira ngo ngiye oya kwanza ushaka gake simbi hari nuko wenda duhuriye mu nzira mujyane hehe ngira ahantu hose ushaka gutembera mu iki gihugu cyose ngiye tugende ariho tuganira kwanza banza hari impamvu uri kuba gutyo ariko duhagaze wenda dushaka twicara hameze neza hano hari amahumbezi hari piscine nushaka no kubukinde woge icyo ushaka cyose bakikuzana tuganire shandekera uko ndi pe nta kintu bintwaye rwose ukumbayeho nta kintu bintwaye mbabara rwose mbabara pe no kumara n'umwanya wanjye kandi nari ngiye hano hirya ku muhanda rero ihangane rwose nta kindi kintu ngiye nakora Kamariza uri umukobwa mwiza ukeneye ubuzima bwiza sibyo amarangamutima yashyire ku ruhande ukeneye ubuzima bwiza nk'umukobwa mwiza oya ndekera uko ndi kandi ndumva uruko ntakariza igihe pe ahubwo nshaka kuza kubasura mu rugo
mushiki wanjye yo yanduzaho komana ubu koko ndakora iki kugira ngo mushiki wanjye ye kubabara? Ni iki ndi bukore? Ni iki ndi bukore ngo mbuze mushiki wanjye kubabara? Kubaho uri umukene ugashaka mu bakene ugasazira mu bukene, ntabwo ari byo. Kandi mushiki wanjye nawe ibi byose bizamubabaza bimugireho ingaruka, kubera ko azashaka mu bakire, ariko se ubwo bukire buzamumarira iki? Azashaka mu bakene, ariko se ubwo mukene we azabaho gute? Ariko kankwereke ngiye kubiharanira, nuko ntanabyanzuye, ndabyanzuye ngewe, nuko nyine ararongorwa n'umukire, kandi ndakora igishoboka cyose ntababare, abeho neza mu byishimo, ntababare kubera ko namubujije gushaka umukene. so Kamariza rero nagushimiye basi ko noneho wampaye karibu. So ariko ntarataha, wenda nk'ijambo rya nyuma navuga. So uko biri rwose do wabonye ahantu musigaye mutuye, ubona ko hameze neza. urakoze. So oya ntago nakora iki, nta kintu ndakora do kana gatonya nka muyanja. Buriya wowe uramutse umfashe neza like this nk'uko nguko bitangiye, ni nyenyeri nazikura ku ejo nkasizana hano nkazisitaramo hano. Yego. Nukuri buriya ngenda gukunda cyane ku buryo nta kintu ntakora kubera wowe. Wasanga wenda bizaza. So ariko byose biri muri wowe, ntago ngo bizaza kuko uzi uko wiyumva. Rega buriya iyo umuntu afite amafaranga afite n'ubuzima, kandi umukobwa mwiza nkawe ukeneye ubuzima bwiza, nibyo muramubwira. Umukobwa nkawe mwiza akeneye ubuzima bwiza. Tekereza neza, so tekereze kuri ejo hawe hazaza, tekereze no ku muryango uzagukomokaho, tekereze no kuri musaza wawe mu bana. Byose ndabizi, ntabwo nabyirengagije. So ikibazo ni kuma mbona nyiri kunshyira hano kure cyane, kandi bashaka ko twegerana, bashaka kugira ngo ube umuntu wanjye waha. Rega so si wenda hari cyangwa ukeka ko ndi umuhenge, ntabwo ndi umuhezi. Mu rukundo ruri muri ngewe, ntabwo ari ya magambo y'ubuhehesi cyangwa se bya bikorwa by'abantu baje bafite ikindi kintu bashaka. No, icyo nshaka ni urukundo rwawe, ngashaka kuba umuntu wanjye, ukaba umugore wanjye. Kwanza ngichaka no kugira umugore. Yego kwa kanya se ndacyari umwana. Umwana? Ndacyari muto cyane. Oya ntabwo uri mutonya kuko imyaka yo kuba kujyana mu rukiko iruzuye. Bivuze ngo rero amategeko ari twemera. Ariyo nayo mpamvu naje kugutera. So ahubwo se ukano kanya uko nayo nagiye nta n'ikintu mbwiye gifatika nyine njyana. Ni nkiriye jambo nyine basi cyasi kiye kizere wama nyine basi mwakoze kudusura. Basi kwe. So nta kibazo, ariko bitekerezeho neza, bitekerezeho neza, ushyiremo ubwenge, nzakora byinshi kubera wowe, sibyo Kamariza? Ngiye turi kwanza ngiye uramutse ubyemeye ngiye ko tujya mu rukundo biri official, nahita mbatuza muri etage. Of course. Ubwo bizaza nabyo tuzabimenya. So basi se nese uko kano kanya nahita nguhereza umwanzuro koko ndabanza mbiganira na musaza wanjye. Musaza wawe se karumu
musaza ntacyo musaza urumva ari umuntu wareka ko ugira ubuzima bwiza yarumva yabyanga kugira ubuzima bwiza ntabwo yabyanga simbizi ntabwo turabiganira abura ndazi kubimuganiza okay nta kibazo uze kubimuganiza gusa nizere ko icyaza kubyira uza kumwumvira nk'umuntu nka mukuru wawe ndetse nka musaza wawe ndagerageza base ntabwo byose nyine namubira nibura basi abasha no kugufiringa neza uyo ngwamo neza ese kandi sinkuyambira sijya ushaka ko nkuyambira uya ari ukuntu umuntu aguhobera akakugwamo neza ku buryo muhuza ibyano aka kanya se okay so nibyo biramaze sawa urakoze nta kibazo wowe bitekereze ibyo twabonye byose nubica amazi bitekerezeho ubwo wenda next time hari igihe nzasanga wafashe umwanzuro ufatika sibyo nuko murakoze sawa reka mbe ngiye ntabwo waturenza se urugo oya ngiye gusubira ndi mu mirimo nta kibazo nyamara kandi wasanga umusaza wanjye bizi akaba ari kungambanira akaba ariyo mpamvu ari kujya agenda agishimira Kundo twasangiye ubukene twicaraga ku irembo nimugoroba ukambwira uti urukundo rurahagije ingabizerana umutima wanje wose imisozi iwacu imvura iwacu